uruzi ko isezerano Imana yahaye Dawidi ryahinduye isi yose. Dawidi ntiyatangiye ari umwami, ahubwo yari agasore gatoya kiberaga mu mukumbi w'intama. Mu gihe abantu batari bamwitayeho n'abavandimwe, Imana yamurebaga umunsi ku wundi. Mu majoro aragira, Dawidi yize gushyira umutima we imbere y'Imana ndetse no kuyizera ndetse no guhora yiramya. Igihe yari amaze kuba umwami, ntiyakiranukaga byuzuye. Imbaraga zaje gutuma agenda yisanga akora ibyaha bitandukanye. Ariko hari ikintu kimwe kitahindutse kuri Dawidi. Igihe cyose yacumuraga, yagarukaga imbere y'Imana, agaca bugufi, ntiyiregure, ntaburane, ahubwo akihana bya nyabyo. Ibyo byatumye Imana imwishimira cyane, atari ukubera ko yari umukiranutsi, ahubwo kubera ko umutima we utajya guhunga Imana kandi yahoraga aca bugufi imbere y'Imana. Kubera uwo mutima, Imana yabwiye Dawidi isezerano rikomeye cyane. Iramubwira iti, kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana na ba sogokuruza bawe, nzimika umuhungu wawe uzakuvamo, kandi intebe y'ubwami ntizava ku bwami bwe, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Iri sezerano ryaragiye risumba cyane ubuzima bw'abami b'isi. Igihe kiza kugera, umwami aravuka, Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda ukomoka mu rura rwa Dawidi, nawe waje nk'umwana w'intama, ubu yicaye ku ntebe y'ubwami yahinduye amateka yose y'isi. Iri somo rirasobanutse. Ntabwo Imana ishaka abakiranutsi n'abakomeye, ahubwo irashaka umutima uhora uyigarukira kugeza ku iherezo kandi ukayizera muri byose. Nk'uko yarinze isezerano rya Dawidi, ni nako izabasha kurinda amasezerano yose igirana nawe. Ntabwo Imana ishaka abakomeye, ahubwo irashaka abantu bayizera gusa. Niba witeguye gushyira intege nke zawe mu biganza by'Uwiteka, amen.